ajya mu kazi cyangwa ntabwo wagiye biroba mu magara ngende ndinyoko biroba bahamagara ndinyoko ya kuri moto rimwe kabiri gatatu ese yararimo ararwana ntabwo yarwanye yararimo ararwana nande hari iyo ndego ni ibihe byiza nshuti bakunzi ba Talk Rwanda mwaba natwe imigano dukora umunsi ku munsi yagaruka ku makuru na documentaire mu ngeri ziba zigiye zitandukanye tukaba tubashimira ukuntu mukomeza kubana natwe. Hari video ikomeje kuvugisha abantu benshi ku mbaga nkoranyambaga, aho iyo video irimo umugore akubita inki umugabo we zo mu matwi. Iyo video ikaba ikomeje kuvugisha abantu benshi ku mbaga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, haba Instagram, TikTok ndetse na X yahoze yitwa Twitter. Ni video y'umugore wakubitaga umugabo we ifite umwanya muto ungana n'amasegonda 25 yishyizwe ku mbaga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Iyi video ikomeje kuvugisha abantu ku mbaga nkoranyambaga, ikabije mu gihe umuryango nyarwanda ukunze kuvugwamo ihohoterwa rikorerwa abagore n'irikorerwa abagabo, ariko ikorerwa abagabo rikaba ridakunze kuvugwa. Mu masaha y'ijoro imbere y'abanyerondo, umugore waruhetse umwana yagaragaye abwiza umugabo we inani na rimwe mu burakari bwinshi buvanze n'umujinya ugaragara mu ndetse akaba yateraga umugeri n'inki umugabo we, akaba yamukubitaga imigeri ku murundi. Umugore yabazaga umugabo we ati wagiye mu kazi cyane ntabwo wagiyeyo, bigakurikirwa n'urundi rushyi akaba yabimubazaga ariko amukubita. Akongera ati bireba mamagara ndi nyoko. Akaba ari umugore wabazaga umugabo we. Mu bwitonzi no kwifata, umugabo yumvikana avuga ko ari ikosa rimwe gusa. Umugore akomeza amukubita inki zo mu matwi, umugabo akamusaba ko bafata moto bakagenda. Bigaragara ko umugore yagezeho umugabo we yarabwiye ko umugabo we yararimo arwana. Umugore abaza aho bari ati yararimo arwana nande. Abaturage bakavuga ko umugabo we atarwanaga. Iyi video rero nawuza aho yafatiwe cyangwa se amasa yafashwemo, icyakora ubukana n'umujinya umugore yakoreshaga akubita umugabo we byatumye akomeza kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ku rukuta rwa Facebook rw'ikinyamakuru Umuseke dukesha iyi nkuru, abagize icyo babivuga kuri no video bagaragaza ko abagabo baba bakorerwa ihohoterwa ariko bagaceceka. Abandi bakanenga imyitwarire y'uyu mugore yo gukubita umugabo we mu ruhame. Hari n'ababona ko uriya mugabo ari imfura yo kuba yihanganiye agakubitwa n'umugore nasubize umugore we. Gusa iyi video yakomeje gusakazwa ku bantu benshi bagiye batandukanye bibaza impamvu umugabo yatashubije umugore we ngo barwanire mu ruhame. Umunyamakuru Oswald Mutuyeyezu cyangwa se Oswakim ukorera Radio TV 10 yanditse kuri X agira ati uyu mubyeyi yaha umuntu nagukubita umusaya w'iburyo uzatege n'uw'ibumoso bawukubite. Ibi bishoborwa na mbarwa. Ni mu gihe umunyamakuru wa Radio TV 1 Angel Mutabaruka yagize ati ariko mwe muzi kureba neza iyi yaba ari comedy yabereye he ryari. Ubundi Angel Mutabaruka akaba yataginze inzego zirimo polisi y'u Rwanda na ministeri y'umuryango ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha. Ni mu gihe Jackson Dushimimana wa Red Blue Jade yagize ati what do you think about this marriage, cyangwa se nicyo utekereza kuri uru rushako. Kugeza ubu ubwo twakoraga iyi nkuru Talk Rwanda na rwego na rumwe rwa leta rwagira icyo rutangaza kuri no video, gusa abaturage bo bakagaragaza ko iri hohoterwa rikorerwa abagabo rikwiye kuvugwaho no kwamaganwa, kandi abagore barikoze bagahanwa n'amategeko. Ngaye nguko wakoze kwa natwe, kora subscribe kuri Talk Rwanda niba rugambira warugeze ugakunda ibyo dukora, ubundi ujye ubana natwe mu biganiro n'amakuru tubakorera umunsi ku munsi. Reka mubwire ngo ikigomba kumenya kandi ukazirikana nuko tubifuriza kugira ibihe byiza mu byo mukora byose, katubifurize kunogerwa n'ibihe murimo.